benshi uzasanga basoma naza, abandi usange basoma naza. Byose ni ibintu bikoreshwa cyane kandi ni ibintu bimenyerewe cyane. Rero usanzwe mubizi yuko abashakashatsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye mu kirere, baho bagiye gutembera ku kwezi kugira ngo barebe niba ukwezi gushobora kuba kwagira ubuzima cyangwa se habaho ubuzima. Noneho abantu bakaba bashobora kwimukira ku kwezi, bakava ku isi bakimukira ku kwezi. Nubwo byaba bihenze cyane ariko bitavuze yuko abakire cyane bashobora kujyayo, nkuko no kuri Mars biri kugenda bigeragezwa kugira ngo barebe niba no ku kwezi abantu bajya guturayo. Ubundi hashize imyaka igera kuri 53 yose abashakashatsi bagiye batandukanye bavuga yuko kujya ku kwezi ari ibintu bishoboka cyane. Ndetse muri iyo myaka 53 ubwo mbere yayo mu mwaka wakurikiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavuze yuko zanavuye ku kwezi, bituma ibindi bihugu bikomeza kugenda bigerageza bigira ngo bijye ku kwezi, ariko bikomeza kugenda binanirana kugeza na n'ubu. Ubu ngubu nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza kongera kwinjira ku kwezi. Ubu ngubu rero amakuru ageze hehe, abagiye mu kirere bageze hehe? Reka tukubwire ngo channel ya nyayo ikubwira ibintu bya nyabyo wahageze. Wowe gusa kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo wenda ikibazo ufite icyo ari cyo cyose ushobore kuba wakidusobanuza muri comment kugira ngo aba ari byo tuzakugarukiraho kugira ngo ibintu bigiye bikomeza kujya bigenda neza. Rero iki cyogajuru rero cya NASA cyamaze kugira mu kirere, cyasohotse ikirere cy'isi. No kuvuga ngo isi igizwe n'ubutaka ndetse ikagira nicyo bita atmosphere. Ino sky tureba hangaha niyo twita atmosphere. Atmosphere rero abantu bizi ibintu by'amageography nabyo bigiye bigabanyijemo ama levels bitewe n'uburebure aho ngaho igera. Rero hari aho isi igera ikarenga, ukarenga isi ugasohoka mu isi ku buryo gravity, icyo bita gravitation force zo kwisi ziba zitakigukurura. Aho ngaho uba warenze ikirere cy'isi. Abantu bizi ibintu bya physics ndetse na geography ibi bintu murabyumva neza cyane. Nituvuga ikintu cyitwa gravitation force muhita mubyumva neza cyane. Iyo urenze isi gravitation force, ku bantu wenda batari kubyumva, iyo usimbutse mu kirere ntago uhera mu kirere ahubwo urongera ukagaruka ku isi. Iyo rero gravitation force, iyo ni imbaraga ibasha kugukura muri cya kirere wagiyemo ikongera kugusubiza hasi. Iyo niyo twita gravitation force. Ubwo n'ubushobozi isi yifitemo kubera ikirubuto cyangwa se nk'ipapayi rihubuka rikagwa ku isi kukiri datumuka ngo rijye mu kirere, niyo gravitation force iba iri kuruye. Rero iyo wamaze kurenga isi cyangwa se zira ngufu z'imashini zikaba kurenza isi, ntago iyo gravitation force igiye ifite ubushobozi bwo kongera kugarura. Uri kumva ugaruka mu buryo bwa technology. Aba bahanga rero reka tubabwire ngo bamaze kugera mu kirere cyane, aho barenze ikirere cy'isi hahandi badashobora gukururwa na gravitation force. Biteye gute? Biteye gute? We icara ufata agatebe rwose wumve neza iki kiganiro kugira ngo uze kugenda usobanukirwa. Iki cyogajuru rero cya NASA cyamaze gutangira kohereza amafoto mashyashya, cyitwa Artemis 2, cyamaze gutangira kohereza amafoto mashyashya. Ni nyuma y'imyaka 53 yose bivuzwe yuko ku kwezi hashobora kugibwa n'abantu. Abanyamerika bakemera yuko, bakanemeza yuko banagiyeyo. Ibi ngibi twabivuzeho, ariko ntago bari baragiyeyo, cyangwa se bari baragiyeyo ariko babonye bidashoboka kongera gusubirayo, ari nayo mpamvu byabatindije. Nicyo nacyo n'ikindi kiganiro tuzagenda tubigarukaho, kuko hari abahanga benshi cyane bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatuburiye abantu ibi ngibi batigeze bagerayo. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi cyane. Abahanga rero bane bari muri icyo cyogajuru bameze neza cyane, imitima yabo bavuga yuko itera cyane, kuko ngo bamaze kugenda kilometero 400 bavuye hano ku isi. Kilometero 400. Nawe ibaze kilometero 400 ahantu zigera. Ni ndende cyane, niho bamaze kugenda ku buryo bamaze gusohoka ikirere cy'isi berekeza inyuma y'ukwezi. Rero ngo aho utabasha kubona neza igihe uri ku isi, kuko ngo baherukaga kubigerageza mu mwaka w'1972. Rero bavuze bati reka twongere tukore return, twongere tubigerageze kugira ngo tumenye ngo bikozwe gute cyangwa se ngo bimeze gute. Ibi ngibi bamenye uko bisobanura. Rero
rero ibi ngibi nibyo tugiye kugenda tugarukaho byose. Iki kigo rero cya NASA ni ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiga ku bintu bijyanye n'imyitwarire y'ikirere ndetse n'imihindagurikire y'ikirere n'ibijyanye na atmosphere byose. Ibi ngibi rero ni uko bimeze. Ati rero iki cyogajuru cyatangiye gusohora amafoto mashyashya cyerekana abari muri cyo ndetse na forume y'aho bageze uko imeze. Nk'uko nyine uri gukurikira iki kiganiro, nizera yuko uri kureba amafoto aho hasi turi kugenda tuyagushyiriraho kugira ngo umenye uko bigiye bimeze. Nyuma y'uko rero icyo cyogajuru kirashwe neza kivuye mu kigo cya Kennedy Space Center muri Florida, aho ngaho ni imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo abantu murabizi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu kigizwe n'amareta menshi. Rero cyarasiwe hara muri Florida, ubu rero kiri mu kirere kandi kiri hafi kugera ku kwezi neza, ku buryo nta gisibya rwose isaha iyo ari yo yose kiri buze kuba cyageze ku kwezi. Abahanga rero mu by'ikirere cyangwa se abo twita astronomist bagiye muri urwo rugendo bavuga ko bazagenda intera ingana na kilometero irenga 400 kugira ngo babe bageze ku kwezi. Amafoto rero mashya agaragaza iki? Amafoto mashyashya agaragaza abo bashakashatsi uko ari 4. Ikindi cyihariye cyane, abo bashakashatsi harimo umugore, no kuvuga ngo gender balance yarubahirijwe cyane, kandi harimo n'umwirabura, black people like us, nk'uko tumeze, ni umwirabura n'abazungu barimo, n'umugore arimo. Uri kumva ko aho ngaho ibintu byose byarebweho. Abo bose rero kugeza aka kanya bameze neza. Reid Wiseman ameze neza, Victor Grove ameze neza, Christine Koch ameze neza, ndetse na Jeremy Housen, bose uko ari 4 bameze neza cyane. Bari mu cyogajuru berekana ibimenyetso bakoresheje ibikumwe ku makamera, berekana ko bameze neza cyane kandi ibintu ari umutekano. Ubu rero bamaze kuva ku isi nyuma y'uko rero icyo cyogajuru cya Orion gishyizweho moteri ikomeye cyane ikomeza kugenda igisunika. No kuvuga ngo biriya byogajuru iyo bijya kugenda hari launchers, launchers cyangwa se reka launchers tubigereranye nk'amamashini ajugunye ikintu, afite ingufu zo kuriftinga ikintu vuba na vuba. Ubwo ayo launchers arakirasa, ariko cyamara gusohoka ku isi nacyo kikikoreshereza moteri yacyo kandi ifite ingufu zisubira kugira ngo kigombe kugera ku ntego. Nyuma yo gutandukana na Orion, umuhanga mu by'ikirere w'umunyakanada Jeremy Housen yavuze ko rero bameze neza cyane mu kirere mu rugendo rugana ku kwezi. Ni ukuvuga ngo icyo cyogajuru cyarashwe n'ingufu zikomeye cyane. Rero bageze mu kirere, Orion itandukana nabo, bo bakomeza ari cyogajuru cyonyine. Ni ukuvuga ngo iyo launchers bayisize mu nzira, iyo ngiyi baba expired, bakomeza na moteri y'icyogajuru. Ubu rero ubutumwa bwa Artemis 2 iri gufata inzira ijya inyuma y'ukwezi, kugira ngo nyine urabona ukwezi dufite ahantu tukureba, kuko buriya guteganye n'isi dufite ahantu tukureba, ariko ngo hari urundi ruhande. Urwo ruhande rero nirwo bagize ngo baturukemo kugira ngo bakomeze kugenda bareba neza. Rero reka tukubwire ngo ujye usobanukirwa amakuru n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, tuzagenda tugukurikiranira tukubwire ese bigeze hehe, uru rugendo rugeze hehe, ibyaruvuyemo ni bimeze gute, kugira ngo ukomeze kugenda uba update n'amakuru akomeze kugenda aba trend hano hanze ndetse n'ahatuzengurutse hose. Subscribe ni ingenzi, like ndetse na share na comment byose biba bikenewe. Ugira ibihe byiza.